niba uririmba ni byiza ukaba ufite ijwi ryiza, ukaba uri mu twita aba main singer bafata microphone rwose bafatiye korali runini, cyangwa se ukaba uri umuvugabutumwa abantu bakwemera, ukaba uri umuhanuzi se rwose uhanura ibintu bigasohora, ariko nta rukundo ufite, niba nta rukundo uraruhira ubusa. Muzingeza bakijijwe abazinutswe n'isi, n'imikorere umusaraba niwubaneshereza. Umusaraba niwo bendera yacu twakijijwe, twemeye n'isoni zawo niwutuneshereza. Twanyaga dutinya urupfu, Yesu arugiyemo, ritugeza vuba cyane mu bwami bwo mw'ijuru. Umusaraba niwo bendera yacu twakijijwe, twemeye n'isoni zawo niwutuneshereza. Umusaraba niwo bendera yacu twakijijwe, twemeye n'isoni zawo niwutuneshereza. Turagushimiye Mana, turaguhimbaje, tugushimiye kuri Mana nziza, tugushimiye ko wabanye natwe ijoro ryose, tugushimiye ko uduhaye aka kanya keza ko kuba imbere yawe, reka twereze kuganira ijambo ryawe, kandi udukurikiye wese Mana afashwe kandi yakira icyo bagambiriye kwakira, natwe tugiye kubirumisha kandi dukomeze guhishurirwa no kwakira ibyo wagennye ko twakira, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Aleluya. Amen. Turashimira Imana yuko yongeye kutwemerera kuza aha kugira ngo tubagezeho ijambo ry'Imana riba riri kudufasha nk'umuryango wacu. Imana yo mu ijuru ishimwe, yabanye natwe mu cyumweru cyose cyatambutse. Imana yaraturinze, namwe irabarinda. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Rero tugiye gutangira duha Sheri kugira ngo atugezeho ijambo ry'Imana riri kudufasha nk'umuryango wacu. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ni karibu Sheri. Haleluya. Amen. Dushima Imana ko twongeye kugirirwa ubuntu bwo kuboneka muri uyu mwanya. Baciyemo icyumweru, iminsi irenga 5 ntabwo iba ari mikeya. Dushima Imana ko rero yaturinze, namwe ikabarinda. Turi gusatira Pasika, mu munsi mukuru abakristo bizihiza zuka kwa Yesu cyangwa Yesu Kristo cyangwa Yesu Kristo bitewe nuko ubivuga. Ni insinzi ku bantu bizeye Imana. Turashimira Imana rero, twihuse turashaka kuganira ijambo ry'Imana rivuga ku rukundo rw'Imana. Hari urukundo Imana yadukunze, mu zindi ndimi barwita agape. Mu ndirimbo twaririmbye yavuga ngo umusaraba niwo bendera yacu abakijijwe. Umusaraba rero werekana urukundo rw'Imana. Imana yemeye ko umwana wayo Kristo cyangwa se Yesu Kristo cyangwa Yesu Kristo aza mwisi, aca muri ya mibabaro yose, avukira mu kiraro, arakura, akora umurimo, ariko biza kurangira apfuye urupfu rubi rwo ku musaraba. Ni urukundo rukomeye cyane kuba Imana yemera ko umwana wayo apfa urupfu nka ruriya. Rero niyo mpamvu twahisemo kuvuga ku rukundo, kuko urukundo
nicyo kintu cya mbere Imana idushakaho nk'abantu b'Imana. Nahoze ntekereza ndavuga ngo tutarasoma yenda iri jambo, ese ibyo ukora byose ugandagana n'abakristo ariko wenda n'abatari abakristo, cyane cyane ariko abizeye Imana bitiriwe Kristo. Ubundi abakristo bivuga abakristo, ni abantu ba Kristo, bakabyita akavuga abakristo. Nakubaza ngo rero wowe uri umuririmbyi, ese uririmba niki kigutera kuririmba? Ese iyo habaye fundraising ugatanga amafaranga, ya misanzu utanga, bwa ufasha abakene, ibindi byinshi ugenda ukora bitandukanye ku murimo w'Imana, ese ubikora kubera iki? Ubikora kubera urukundo cyangwa ubikora kubera indi mpamvu? Hari igihe umuntu ashobora gukora ikintu kugira ngo wenda abayobozi babone ko atasuzuguye, hari umuntu ashobora gukora ibintu kugira ngo agaragara imbere y'abantu neza, cyangwa se amenyekane, cyangwa se atume akurura imitima y'abantu. Hari igihe umuntu ashobora no gukora ibintu mu kigare kuko abona abandi babikoze, we nakubaza ngo se niki kigutera gukora ibyo ukora? Reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino igice cya 13, twumva uburyo urukundo ngo ruhebuje ibintu byose kuri ingenzi. Kuvuga ngo ikintu cyose wakora, icyo ari cyo cyose kidahereye mu mutima ngo banze ugitekerezeho, wumve ko impamvu ugiye kugikora ari uko ukunze Imana cyangwa se ari uko ukunze ugiye kugikorera, ngo ubikore ari uko wabanje kwitekerezaho, ngo wumve ko ukunze umuntu cyangwa se wumve ko ukunze ibyo bintu ugiye gukora. Cyane cyane ukunze Imana, byose ngo ni ubusa. Reka dusome twumve guhera ku murongo wa mbere, ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Aha twabyumvise neza, nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ngo ariko singira urukundo, mba mpindutse nk'umuringa cyangwa icyuma kirenga. Ngo kandi nubwo nagira impano yo guhanura, ahangaha abantu benshi bakunda ubuhanuzi, bakunda impano y'ubuhanuzi, nkamenya ibishwe byose n'ubwenge bwose. Ngo kandi nubwo nagira kwizera kose, nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo. Aha bavuzemo ibintu bibiri, impano yo guhanura no kwizera, ngo nkabasha gukuraho imisozi. Ukizera ku buryo umusozi ushobora kwimuka ukava aho uri ugatabwa mu nyanja, se ukava mu mwanya wari urimo ukajya mu wundi. Aha nabyo udafite urukundo ntacyo byaba bimaze. Ngo kandi nubwo natanga ibyanjye byose, ngo ngaburira abakene ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Ibaze kugera ubwo naho wavuga ngo bagutwike, naho wafata ubutunzi bwawe bwose ufite, bwa bundi ufite uko bungana, ukabugurisha cyangwa se ukafata ukawufashisha abantu batishoboye, ariko udafite urukundo ngo wumve ko umutima wawe umenekeye gukora ibyo bintu, wumve ko ukunze Imana n'abantu uri kubikorera, ari indi mpamvu iri kubigutera, ngo nabyo nta kintu biba bimaze buriya. Ngo urukundo rurihangana. Uru rukundo rero naho bavuga umuntu akwiye kuba afite ni uruhe? Abagiye kurusobanura, Pawulo yaragiye kurusobanura. Ni urukundo rwihangana, rugira neza, urukundo rutagira ishyari, urukundo rutirarira, ngo rutihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Ngo rubabarira byose, aka kantu karakomeye cyane, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Umurongo wa nyuma tusoreza hano, umurongo wa 8 uvuga ngo urukundo ntabwo ruzashira, ruguhanura kuzarangizwa, no kuvuga indimi izindi ndimi kuzagira iherezo, ubwenge nabwo buzakurwaho. Reka wenda dusubikira ahangaha. Mu by'ukuri urukundo twaruvuzeho inshuro zirenze imwe, ariko impamvu tugenda turugarukaho nuko ari ikintu gikomeye cyane. Muri iyi minsi usanga abantu twihaye Imana cyangwa se twizera Imana, abantu twizera Imana, twizera Kristo, usanga kenshi hari igihe dukora ibintu wareba ukabona bimeze nkaho mwihangane nkoresha iterime, bimeze nkaho nanjye nishyizemo, bimeze nkaho turi kubikorera mu bujiji. Ugasanga umuntu ari gukora ibintu ariko atabanje kubitekerezaho ngo avuge ngo ese ibintu ndi gukora ndi kubikorana urukundo, ese ko mpanurira abantu, ese ko mfasha abantu, ese ko njya mu marepetisiyo, ko ntanga imisanzu, ese ko nuba ku rusengero rw'Imana, ese ko nkora amasuku ku rusengero, ese ko mfasha abakene, ko ntanga icya 10 n'amaturo. Ibi bintu nkora mbikorana urukundo cyangwa mbikora ku mu kigare ko mbona n'abandi babikora, cyangwa se kuko itorero ribinsaba?
Wumvishe neza uburyo Paul yavuze ngo nubwo nagira impano yo guhanura. Abantu bahanura barabizi, nta mpano wenda ngewe yo guhanura, ubuhanuzi busanzwe umuntu ajya mu mwuka agahanura ngira, ariko nshobora guhanura nciye mu ijambo ry'Imana kuko naryo ni ubuhanuzi. Ariko ino mpano twita ubuhanuzi dusanzwe tuzi ntayo mfite. Ariko abahanuzi barabizi uburyo impano yo guhanura n'ijambo ry'Imana. Paul hari aho yanditse bivuga avuga ko impano yo guhanura ari impano nziza cyane. Ariko nabyo ngo niba ufite nta rukundo ufite, runo rukundo rutirarira, rudashaka ibyarwo, rutagira ishyari, rutishimira ikibi ku bandi, rwihanganira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rubabarira byose, niba uru rukundo utarufite nshuti yanjye uri gukorera ubusa. Imana rero dufashe ibyo dukora byose tubikorane urukundo. Niba uririmba ni byiza ukaba ufite ijwi ryiza, ukaba uri mu twita aba main singer, bafata mikrofone rwose bafatiye korari runini, cyangwa se ukaba uri umuvugabutumwa abantu bakwemera, ukaba uri umuhanuzi se rwose uhanura ibintu bigasohora, ariko nta rukundo ufite. Niba nta rukundo uraruhira ubusa, ntacyo bizakumarira rwose. Rero Imana idufashe ibyo dukora byose tubikorane urukundo. Niba ugiye gukora ikintu ukumva nta rukundo rubirimo, rwose ibyiza no ko wabyihorera, ntiwirirwe uta umwanya wawe cyangwa se utakaza n'ibyo bintu byawe, ubutunzi bwawe cyangwa n'umwanya wawe cyangwa imbaraga zawe ukorera ubusa. Imana idufashe. Umuntu yavuga ibintu byinshi ku rukundo muri iyi minsi, biragoye kubona uru rukundo cyangwa se kugira urukundo Imana ivuga. Natwe turi kuvuga ibi ngibi tuba twinginga Imana ngo idufashe, itugirire neza urukundo turugire. Uru rukundo Imana ivuga iruduhe, idufashe turugire nk'impano y'Imana. Ntekereza ko no mu byatumye insengero nyinshi zifungwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda harimo kubura urukundo. Kuko iyo abantu tuza gukorana urukundo, ntabwo abantu bari gushinga amadini ngo bishakire amafaranga bambura abantu twabo. Ntabwo bari gushinga amadini ngo usange ibyaha biri kuba byinshi kandi n'amadini ari kuba menshi. Mu by'ukuri rero birakwiye ko abakristo twisubiramo nk'uko wa mwana w'ikirara yisubiyemo, akabona ko yagiye kure yatannye, akagarukira ababyeyi be. Natwe birakwiye ko twisubiramo tukagarukira Imana, tugashaka urukundo, tukarusaba Imana, tukagira umuhati n'ishyaka tukarugirira inyota, tukarusaba Imana kugira ngo ibyo dukora byose, nanjye ndi gukora ino video mbikoze wenda ngamije kugira ngo mbone views, bikoze ngamije kugira ngo intego yanjye nyamukuru ari kugira ngo mbone amafaranga, kugira ngo mbone nyine iterambere riturutse mu byo ndi gukora mu buryo bufatika gusa, atari urukundo nkunze wowe uri kubireba, atari urukundo nkunze abantu b'Imana, ngo numve mfite icyaka n'umwete by'uko abantu bahinduka, abantu bakumva ijambo ry'Imana, abantu bagira byinshi bamenya, nanjye ndabandi gukorera ubusa. Wenda mvuzeho gatoya, njya gutangira iki kintu natekereje ikintu nasangiza abantu, ntekereza ibintu byinshi. Hari ibintu byinshi abantu bakunda, hari amakomedi, hari ibintu byinshi bitandukanye umuntu yakora abantu bakamureba ari benshi akabona views nyinshi. Ariko mu by'ukuri nsanga ikintu kizima cyatuma urukundo rw'Imana rugera ku bantu, cyatuma abantu bunguka mu bugingo nubwo baba bakeya, ari iki ngiki cyo kubasangiza ijambo ry'Imana. Mu bumenyi buke mfite mu rwego ruto nkiriho, muri bikeya maze kumenya mu bijyanye n'ubwami bw'Imana, nishimiye ko njye n'umuryango wanjye tubisangije indi miryango, tubisangije abantu b'Imana, aba bana bose, ari aba bana muri ghetto, ari aba bana nk'imiryango, bakongera gukangukira gusengera hamwe. Amen. Bigatuma bagira urukundo, bigatuma bongera gukunda Imana, bigatuma bongera kugira ubumwe. Numvisha ari ikintu cyiza cyane ndetse kirimo n'uru rukundo Imana idushakaho. Imana rero idufashe, kuko niba uvuga indimi, niba uhanura, niba wizera, niba ukora ibyo ukora byose ariko nta rukundo, mu by'ukuri nk'uko ijambo ryatubwiye uraruhira ubusa. Imana rero idufashe, turi kubabwira natwe twibwira, iduhe kugira uru rukundo, ko tutarufite twaba turi gukorera ubusa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ni urukundo. Hari n'ibivuga ngo mu gihe ubona ngo utagifite urukundo, ujye umenya ko umwuka yabonye ko ubwo n'umwuka w'Imana yabonye ko uyoborwa n'umubiri wawe, ngo musabe ngo utigaruka. Kuko umwuka wera nyine yabonye ibyo uri gukora nta rukundo, bivuze ngo Imana yagiye, ntikiri muri wowe, umwuka wera nyine aba yagiye. Ni byiza rero ko ibyo dukora dukwiye kuyoborwa n'urukundo. Imana iduhane umugisha. Tuzongera tugaruke tubivugeho, n'ubundi ntabwo urukundo rw'Imana twaruvuga ngo turusoze nonaha, ni runini cyane. Urukundo tugomba kugira, haba
nk'amafamiye hagati yacu ko ijya kurishera ku rugo. Yesu yaravuze ngo muzabahamya ngo Yerusalemu, nuvuga ngo aho intumwa zari ziri niho zagombaga guhera i Yerusalemu. Natwe dukwiye guhera nyine mu rugo, ngomba kugaragariza urukundo sheri, nkagaragariza urukundo abo tubana aho ariho hose Imana idushoboze, tukabona no kugaragariza urukundo ahandi hantu. Imana dufashe tugaragaza urukundo, kandi rwa rukundo rudafite icyo rugamije ruvuga ngo reka nkunde uyu muntu mwereke urukundo kuko mbona nanjye azagira icyo amfasha. No, ni handi ukunda ugakunda n'umuntu utagira icyo agufasha, wa muntu ubona uciriritse woroheje, ari ugakunda na wa wundi unakomeye, nyine ugakunda utarobanuye nk'uko Imana nayo yadukunze ndetse turi n'ababi. Reka ngane ku musozo nsubike na sheri yagira icyo avuga ku rukundo rw'Imana, cyangwa se urukundo ndi kuvuga ni urukundo buri wese yabona icyo aruvugaho. Reka nawe agira icyo avuga. Ni karibu. Imana iduhane umugisha. Imana y'umugisha sheri yatubwiye amagambo meza kandi menshi. Imana yo mu ijuru imuhe umugisha. Nanjye nta byinshi navuga kuko byinshi yabivuze, ariko mu buzima bwacu aho tugenda, aho twirirwa, tugomba kugira urukundo kandi tukarwereka cyane cyane abo tubana, tukarwereka abo dukorana, aho ukora ukarubereka, ukarwereka na ba bantu baba baciye bugufi nyine badafite shinge na rugero, nabo tugomba kubakunda. Ntabwo urukundo rw'Imana rujya rurobanura. Rero dusabe Imana, dusabe Umwuka Wera kugira ngo atuyobore muri byose, kugira ngo urwo rukundo Imana ivuga tuba ari rwo tugira mu izina rya Yesu. Amen. Imana iduhane umugisha. Turagushimiye wowe wadukurikiye, ukaba ugejeje umwanya kiri kureba ino video. Mu by'ukuri hari umuntu ashobora gufata nk'isaha yose ari kureba komedi, ari kureba filime, akumva nta kibazo, kumva biranamunejeje, ikanarangira atabishaka. Ariko ijambo ry'Imana nk'iri ngiri biratangaje, kandi ntibitangaje kuko hari imbaraga nyinshi zibirwanya. Kuba video ifite iminota 10, ifite iminota 15 cyangwa 20, ugasanga umuntu yamurandiye cyangwa se akirisa yahise yigendera atabirebye. Ariko nyine nuko Satani azi umumaro wo kureba no gufuka umwanya ijambo ry'Imana, nuko azi ko hari byinshi twungukiramo bifasha ubugingo bwacu. Imana imumisha rero urebye kugeza uyu mwanya, twizeye ko hari icyo wungutse. Kadusenge natwe twabwiraga ibi by'uru rukundo, ntabwo turi ku rwego rwiza rwo hejuru, natwe dufite icyifuzo cyo kugira ngo dufatanye gusenga. Ninginga Imana natwe urukundo iruduhe, idufashe turugire hagati yacu, turugiremo dukorana nk'uko sheri yavuze, aho tunyura aho ariho hose urukundo rw'Imana yatugaragarije rube muri twebwe. Turukorane umurimo w'Imana, turusengane, turukorane byose. Imana ishimwe. Twongeye gushimira Mana yacu, Imana nziza. Urukundo rwawe nibwo rwatumye Kristo adupfira, aratuzukira nk'uko twegereje umunsi wo kwibuka izuka rya Kristo. Imana yacu ugiye kugaragaza urukundo aho ariho hose, kandi urukundo rugwire muri twe, kuko twaririmba, twavuga ijambo ryawe, twatanga amafaranga, twakubaka insengero, twarepeta, Mwami, twakora byinshi bitandukanye, ariko tubikoze nta rukundo dufite, turi gukorera zero. Rero dufashe n'udukurikiye buri wese, Mwami, dusabiye abantu bawe muri rusange mu izina rya Yesu Kristo, ngo urukundo rwawe, urukundo rw'Imana rube muri bo, ibyo bakora byose babikora mu rukundo, kandi nibwo bazabona ingororano z'ibyo bakoze, nibwo batazigera bicuza umwanya bafashe bakurikira Imana. Turagushimira Imana yuko ubanye natwe kandi ko tugiriye neza, ko turamutse twizeye ngo tugire n'urukundo, ibyo dukora nyine nta mumaro byagira. Tugushimiye ko ubanye natwe muri byose, maze kutugirira neza no kudufasha muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.